ese wasenga yigeze agerageza ibintu byo kuba yatereta ariko bizaba bazayibuzamo uza gukunda babwire uti hahira babwire rwose ugatahira saga ba it ni ba ti ba it ay Ramoni nete turebe ubuyishimye wow umusitari wacu rwose basenga akira kabisa ndasize buguranga urebe n'igihanga urebe nawe umwaka barigiza n'umugore. Yeah, ladies and gentlemen, this is Mr. Fils. Aha ni Ahabona TV. Twongeye twagarutse nkuko twabyemeye cyangwa se twabemereye abakunzi bacu nko mu kiganiro twakoze no mu bindi byose turi gukora no mu byo tuzakora, icyo tugamije no gukomeza kubashimisha no kubazanira ibikorwa bitandukanye kandi byiza. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuntu n'umustar ukomeye cyane. Ndabizi abantu benshi batamuzi ariko icyo nzi cyo abamubona hari n'ahantu bagenda bahurira mu nzira batazi ko ari umuntu w'umusitari batazi karenze bakagira ngo ni umuntu usanzwe. Uyu munsi rero twambazaniye umuntu araza kubibwira ababwira ninde ese kuki twamuzanye. Murabizi Ahabona TV ntabwo tujya dupfa kuzana umuntu tubonye gutyo gusa, twe tuyihitiramo kandi biduhitamo bitewe n'ibyo mwadusabye. Ubwo rero wenda sinzi nimba hari ikibazo twese dutangira. Amakuru yawe meze neza? Watubwira abantu badukurikiye, tubwira abantu badukurikiye amazina yawe, ninde ni muntu ki? Yitwa Munyankwayi Thomas. Ukabuzwi? Abanzwi ko nitwa umusigari basenga. Basenga. Bese banyita basenga. Kubera iki? Bika cyangwa metere master guci. Banyita ko biyumva iriborosi izina ryoroshe kuri bo. Uratangiye uti haraho ugejeje uravuga uti ngewe habanzi harije bamamagara ngo umusitari basenga cyangwa se metere ako kantu metere ko nzi ko ari akantu katajya gahabwa abantu bose babonetse wize amategeko se nuko nyine banzi ko ndi umusotokani umusotokani kandi ubwo ni muri karate urakaze oya da uwakona gutya yagira ngo ibintu bya karate urabizi nawe upfa kumenyera uko ndi kuko bazi wisotokari mbanduza kandi n'amategeko ya karate mbanyazi urayazi komeza utubwira abantu gusotora undi yego komeza utubwira abadukurikiye noneho ni ukuvuga ubwo wowe uri umuntu ukomeye mu gihugu igihugu gifite abantu b'abakaratika aba-sportif nuko nkomeye bihambaye nuko bari baranyisira ivuga rikijyana ubundi witwa n'ivuga rikijyana muri make ufite amazina angahe? Ufite nk'amazina angahe? Ivuga kwijyana ni itegeko ryo muri karate. Wemeye gusinga isura bitemewe ugomba kujya nka risenya. Wanza nawe iby'agatuza nk'amagabo abankuriye baza kurisenya ryasuri ubake ritemewe n'amategeko. Uko ntawamenya ibyo umutwe uba waze gufinda. None se ko tuzi ko iyo byagiyemo muri karate muri kungufu habamo ibintu by'amasentire cyangwa se imikandara so bizi ubu ugeze ku mukandara kangahe? Sentire gwari yewe sentire ntwari ntwari se simwe ihabwa abantu boye hejuru uyu mukara nyine urayifite ubwo usigaje dani nagiye nuko natabigiyemo kubera ubukene ariko ubundi amafaranga reka bigombera amafaranga nakarubona ubwo wahereye ubwo harya batangira ku mukandara witwa gute? wa wundi w'umweru utangira ku mweru wawe utangiye ku mweru uvaho ujya ku wundi uri zone nawe yivaho kajya kuri waranze nawe yivaho ajya kuri verite nawe yivaho
ukajya kuri bure. kuri buri nayo yivaho ujya kuri maro nayo yivaho ubwo ugeze kuri sentire ntwari sentire ubwo ufite imikandara 7 wabugarire kambwira abantu badakurikira abona TV barasigaye umuntu akubonye cyangwa se uri kumwe n'umuntu ukuntu nzi ukuntu ucisha bugufi ukuntu tuzi ukuntu uri umuntu mbese yagira ngo uri umuntu usanzwe none ufite imikandara ingana gutyo hafi 7 ibyo bintu kubikora byagutwaye igihe kingana iki cyane igihe kinini kabisa ivombera ibisoro ubu ni uko umuntu aba yarakenye no kuidare nanjye ubuzeze fuse siyandenze kandi ari ngiye umukoreye ariko nawe aranyubaha yego ubwo ibyo bintu byagusabye nk'imyaka ingahe cyane nyise mwana ari nyise unize we nakubiza oya nawe umva nagomba nzi ngo wenda ngo umuntu ngo namezi 3 cyangwa n'umwaka buri sentire cyangwa n'imyaka 3 nagomba mbizi nyise cyane ubundi byibuze buri sentire byibuze ishobora kuguhagarira igihe kingana gute sentire imwe igihe kinini rero z'ubukubitwa barakandi muragenda bagusibya bakugukubitwa niko bagusibya muri komba ntabwo wigeze usiba n'amasiporo n'ibizabe baguha ntabwo wigeze usiba se nakoraga umurava icyo ushaka guharanira uragiharanira icyo ushaka kugera uragiharanira urabiharaniraga mpaka ukaraba udasinziriye ugakora imyitozo nyine wenda buri urashobora kuza kugusaba kutwerekaho gato basenga n'ikindi uretse siporo azwiho nakoga gato ari imyenda ya kimono nazanye y'akazi ubwo ubutaha uzatuzana imyenda uze kutwereka nawasi wow uretse basenga akazwiho nka metre kubera umukandara yahawe kandi akaba azwiho nk'umusportif niki kindi uzwiho niki kindi uzwiho ikindi nzwiho nuko mba ndi umuhinzi wo mu gishanga uri umuhinzi witurije ese umuhinzi agira kano gakapu kangagaje utakagira ugomba kumusitara ahantu hose haba harimo ikizi turebe watwetse ikintu cyo kirimo harimo n'umupira nari nambaye umwenda harimo n'iki n'agatelefone ufite na telefone kuba umuntu wese agushaka undi yaguhamagara akakubona na rinete ese umusitari yambara uranasenga uri mu Kristo ndasenga umwana singereza ya magingo ishyiramo rinete turebe ese Imana itangeze amagingo wabasize kumbona ubu yishima wow umusitari wacu rwose basenga akira kabisa none turashaka kumenya basenga ubundi mu buzima busanzwe basenga afite umuryango ariko bukenye afite umuryango ariko kandi urabona ko mpake ubu nambaye ibi ngibi ubu ndi ku mahobo sinajya nanisira ku cyango ese ubundi basenga ashoboye gukora iki niki kintu ashoboye gukora ese nubwo ishakisha mu bwonko gucya yadoda inkweto nkababonye uzana urukweto iryo zana yabona nuze kugura bagafilime ni gutya n'umuntu ushaka filime urayimuha agwa amafaranga nyine kureba kuri televiziyo gutya bivuze ngo ufite televiziyo wawe ufite televiziyo Imana iba ntakibitarankoreye ni ukuri pe Imana sireba uburanga irebe n'igihagara urebe naho umuntu avuka ubu ari igizamo n'umugore Imana ikora ibitanga nuko nta mafaranga mafite ukwa 10 nazakoresha ubukwe wow ni ukuri Imana ibyumve kandi tuzabutaha n'abantu badukurikiranye bazabutaha niba byumva kwere bakangira neza basenga se muri make ubundi buriya afite imyaka yo kuba yashaka umugore waba we imyaka ayiguzanyemera kuko njyewe nawe uruhiza kuri njyewe nduye guyo harariya agahaga uruhiza kuri njyewe rubo buhoro uramuzi yego ura nawe n'uruhinza kuri ubwo ni murumuna wawe w'amahoro musiki waje namukasakuza abo n'iminza kuri njyewe buhora nzi kubona bikometaga ariko byabaye byose ndeba ubwo ni jenoside yakorewe abatutsi byose ibyo ngibyo nararebaga umva ubwo
niyo mpamvu n'abantu bose baza kunkinaho nkababwira ngo mwana mwebwe muranabasovire mwiza kundengera munkora mu nkovu kankora mu nkovu bamwe baranyubaha abandi bakashaka kutanyubaha. ese Basenga yigeze agerageza ibintu byo kuba yatereta ariko bizaba bazayiguza nkunda uzagukunda babwire babwire uti hahirwa babwire rwose byatahirwa uzankunda uzabudita umukobwa wapfiriye bana ashyiraho ingenzi ngo arebe ko natereta undi ubu nta mukobwa ajya dereta ariya mu gipangu yesize ababiyamye ngo ubu se nazahita usababwira nzabamenagura umunsi nzaza. mbese ufite sheri ufite sheri ese wabaho igihe kitari buzima uri muzima utari buzima sugo rada fisi waje utari buzima pe ibariza buzajemera gusa atitaye uyimagaro yanje kuko bandi basebya ngo ndiyikuri basebya ngo ndi umusaza ariko Imana itareba uburanga inireba igihagarara niyiza mu nkwiri uzansima kuko ubwiza bwanjye burababengeza cyane. ona rwose Imana yagusize ubwiza urumva rero icyo twabwira abantu abakunzi bahabona TV umuntu wumva rwose hahirwa umuntu uzamwemera Basenga n'umuntu ukomeye cyane nubwo avuga ati akantu k'ubukene gashobora kunkoma mu nkokora gatuma ntashakira ku gihe ariko nanjye ndi muzima nanjye ndi umuntu wakora ubukwe base bumva uzakora ubukwe Imana ibigiyemo kwezi nose ubukene nabwo burangira mubi bukanjonga nyine rinama reba kuntu ndesa ndagenda ngo ntaka kazi ngo sinasohora akazi niko bakubwira imbaraga zaje ngo ni fake karuzi muri kwacu hano ariho nakoraga bya hatari none abandi nakubaha akazi bangaye igihagararo cyanjye kandi unzi gukora ufite imbaraga kazi se Imana izabigenze gute nk'abo banyumva ubwo bazare ukuntu babigenza nabo n'abantu kandi nabo n'abanyabwenge ariko gerageza uhagare nka hari wereka abadukurikiye ibintu byo kuvuga ngo kandi barabizi abantu bagufi bagomba gufashwa. yego gerageza wereka abantu hari ababone ko ushobora kugira n'ikintu ukora hari abantu ushobora batitewe ko ungana hari ikintu ushobora gukora abandi bintu umuntu wo kugira ngo abyumve avuge ashobora kukona wicaye akavuga ati Basenga se twereke kuri umuntu ushoboye kabisa ushoboye gute batareba kuntu ungana ngo bagire ngo ubundi ndabizi neza ko ufite n'imbaraga kandi akumva bakwifuza nk'akaye se ako washaka kose wadukorera natambaye kimono se oya nta kibazo nkababangiza kata kamwe se wenda pe dushyira igikapu zana tugufashe igikapu zana ngufashe igikapu n'amarinete singira ngo ntabwo biba byemewe wambaye n'amarinete rinete zo nazo zishyira kamufashe mwagana ruguru mo gutya maho rwose yego kamwe rwose metere wacu tukugusodana ega ich ni sa chi go ich ay ay wow kongera ugashimye wow urakoze kabisa Basenga arakomeye cyane.